nkuzaniye amakuru atariho ivumbi, amakuru yuzuye ubutware bw'Imana, amakuru arimo umwuka wera. Haleluya! Ndagira ngo nkubwire ngo amasezerano Imana yaguhaye igiye kuyasubiza muri uriya mwaka tugiye gutangira. Icyo Imana yavuganye nawe igiye kugikora muri uriya mwaka tugiye gutangira. Oya, ni amakuru meza. Vuga ngo amakuru meza. Ese wakoze subscribe? Akora subscribe. Ndakubwiza ukuri ko abantu Imana yemereye inzu, abantu Imana yemereye ishuri, abantu Imana yemereye kurihira amashuri bakiga, abantu Imana yemereye imodoka, abantu Imana yemereye akazi, abantu Imana yemereye ibyo kurya, abadamu Imana yemereye amahoro mu rugo rwabo. Amakuru mbazaniye ni uko mugiye kubona ibimenyetso muri uriya mwaka tugiye gutangira. Mwari mwacitse intege mwumva yuko bidashoboka, ariko ijambo rihari riri mu Baheburayo igice 13 ku murongo wa 8, harimo ijambo rivuga ngo uko Yesu Kristo uko yakoraga kera n'uyu munsi niko agikora. Haleluya! Yesu mu byamuzanye byari uguhumuriza abashavuye, byari uguhoza abantu amarira, byari ukugaburira abantu bashonje. Yamaye ijambo rivuga ngo uko yakoraga kera n'uyu munsi niko ari gukora, ngo kandi niko agiye kuzakora. Wowe icyo usabwa ni ukwizera, ugasenga, ukemera ko wavuganye n'Imana. Icyo wavuganye n'Imana kizasohora. Haleluya! Icyo wavuganye n'Imana izagikora. Wowe izere yuko Imana iriho. Haleluya! Icyo usabwa ni ugusenga ukihana. Umuntu wese akora ibyaha, ariko iyo uvuze ngo Mwami Yesu mbagara sinzongera, ubwo ni imbabazi z'Imana. Rero vuga ngo Mwami Yesu ndashaka ngo uyu mwaka unsohoreze amasezerano yanjye, kandi yabyemeye agiye kubikora ku buzima bwawe. Akira umugisha w'Imana. Kora subscribe, ukore share, unaduhe comment. Ndagabwiza ukuri ko Imana igiye gukora ibintu bidasanzwe. Warakoze gukurikirana Dukuze Umuremyi family. Murakoze.